Shuti bakunzi ba Indatwa TV nongeye kubaha ikaze ariko mbanje no kubasuhuzaho muba muri hirya no hino hagiye hatandukanye abagenda badukurikirana mu bihugu duturanye nka Tanzania, Kenya, Congo, Uganda ndetse n'u Burundi. Iyi rero ikaba ari TV nkuko mumaze kubimenyera ibagezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye byaba ibyuje inama n'impanuro zagufasha mu buzima bwa buri munsi. Tugenda rero tubikugezaho umunsi ku wundi isaha ku isaha no kuri Indatwa TV. Icyo usabwa rero nta kindi kugira ngo uzajye uhora ukurikirana ibiganiro bya Indatwa TV. Ibiro bikaba ari ibiganiro byuje inama ndetse n'ubwenge bwinshi. Nta kindi rero usabwa uretse kureba munsi iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, hanyuma ugakandaho na telefone yawe cyangwa se ugakozaho umwambi wo gukoresha mudasobwa. Iyo umaze kubikora rero utubona akantu kameze nk'inzogera iruhande rw'iryo jambo nako ugakandaho, akarero gagufasha kuzajya utubona notification cyangwa se ukabona yuko hari ikintu dushyize hano kuri Indatwa TV, hanyuma rero ukagikurikirana kugira ngo hatazagira ikiganiro na kimwe kigucika. Hari ibibazo rero mu buzima abantu bagenda bibaza, rimwe na rimwe ugasanga hari n'ibintu abantu bahura nabyo bakavuga bati ese kuki nahuye n'iki kibazo, nyamara ntitujya twibuka ko hari n'ibyo duhura nabyo ari twe twabyikururiye. Uyu munsi rero hano kuri Indatwa TV n'ubundi tugiye kuganira ku bintu byerekeranye n'urukundo nkuko abakunzi bacu bagiye babidusaba. Ikintu rero tugiye kuganiraho uyu munsi nta kindi, tugiye kureba rero impamvu kugumirwa kw'abakobwa rimwe na rimwe usanga ari amakosa yabo. Ndakurarikira rero by'umwihariko wowe mukobwa udacikwa na kino kiganiro kuko uraza kungukiramo byinshi, uraza kubonamo n'ibyo ushobora kubukora wowe uziko ari ibintu byiza kuri wowe ariko ugasanga bishobora kugukururira ibibazo byo kuba wagumirwa. Reka rero tuze turebe ibyo bintu ni ibiki, turebe ayo makosa umukobwa ashobora gukora akaba yamutera kugumirwa. Iki kiganiro rero uko giteye kirasa nkaho kirimo kiragenda kigira inama abakobwa, ari na mpamvu muza kujya mwumva mvuga nsa nkubwira umukobwa nuko ari we nyine iki kiganiro gishingiyeho. Reka rero twihuse dutangire ikiganiro cyacu. Nubwo ashobora kuba ari amakosa yawe kuba nta mukunzi ufite, ukaba ukiri wenyine mu myaka ufite kandi wari kuba ufite umukunzi, gutereta rero ni iyindi ntambwe kandi gukomeza utegereza abasore batakwitayeho. Ibi rero ntibizigera bisiba icyuho wifitemo muri wowe, wabyemera cyangwa wabihakana. Imwe mu myitwarire yawe, imyemerere cyangwa se imiterere yawe, ibi rero bishobora kuba mu bituma nta musore ukuvugisha ndetse n'abasore uvugishije rimwe na rimwe bakakwirengagiza. Hari igihe kandi usanga imyitwarire yawe itari myiza ku buryo bigeraho nta nuko akanimero ya telefone yawe. Iki rero ni ikibazo gikomeye cyane kuri wowe uteze amatwi kino kiganiro cya Indatwa TV. Nkaba nakugira inama yo guhindura imyitwarire yawe ukitwara neza bishoboka kugira ngo n'imibanire yawe n'abandi izatume bakwiyumvamo bagukunde, mube mwajya no mu rukundo. Dore rero bimwe mu bimenyetso bishobora gutuma umutima wawe ubamo icyuho ibihe byose. Ikintu cya mbere rero gishobora gutuma umutima wawe ubamo icyuho ibihe byose nta kindi rero uretse kuba wumva nta muntu n'umwe ukunogeye, ukumva ko nta muntu n'umwe wakunyura. Ibi ni ikibazo gikomeye. Urugero ugasanga nk'umukobwa aricaye nijoro agafata umwanya agakora urutonde rw'ibintu umusore yakemera kamutereta yaba yujuje. Ugasanga ari kwivugisha ngo agomba kuba afite metero izi n'izi z'uburebure, agomba kuba afite 6 pack cyangwa se yarateruye icyuma, ari wa musore ubona ukabona afite ibigango nyine bigaragarira buri wese. Ugasanga arimo aravuga ngo umusore nakwemera agomba kuba aturuka mu muryango ukize kandi afite akazi kamwinjiriza, agaragara neza, yambara style zigezweho. Ugasanga nyine akoze urutonde rugakomeza rukagenda rukarondora ibintu byinshi. Reka noneho nkwibarize wa mukobwa ukurikiye iki kiganiro, ese uwo musore ushaka uzamwiremera? None se ubundi nkugira inama wa mukobwa we, wafashe umwanya ahubwo ugatekereza ku bintu bishobora kubaka urukundo rugakomera, aho guhora ufata umwanya ugatekereza kuri ibyo bintu 5 cyangwa 10, kuko ibyo nawe ubutekereza unakorera intonde ushobora gusanga nta n'ibyo wujuje, cyangwa se ushobora gusanga nawe umuntu agukoreye igenzura yasanga nta na kimwe wujuje. Biragoye rero kuba wakumva ko umuntu azaba yujuje ibintu byose kuko atiremye. Niyo mpamvu ahubwo nakugira inama yo kwita ku rukundo kuruta uko wafata umwanya ugatekereza ku bintu ukabirondora ukaba ari byo uheramo, kuko icyambere ni urukundo kurusha ibindi byose. Nuzisanga rero urimo hakanira abasore ngo ntibujuje ibyo ukeneye kuri urwo rutonde nyine rw'ibyo uba wihaye umusore agomba kuba yujuje, ugomba no kwakira ko ushobora kuzabaho nta mukunzi ufite mu buzima bwawe. Niba ubikora gutyo rero komeza wibereho wenyine ibihe byose. Reka noneho turebe irindi kosa umukobwa ashobora gukora rigatuma agumirwa cyangwa se akabaho nta mukunzi afite mu buzima bwe bwose. Hari abakobwa rero usanga batinya kujya mu rukundo, igihe cyose akumva afite ubwoba bwo kuba yakwinjira mu rukundo. Iki rero nanone ni ikintu kitari cyiza ugomba kwikuramo wowe mukobwa, kuko gishobora kukugiraho ingaruka ubuzima bwawe bwose ukabaho nta mukunzi ufite kandi umukeneye. Abakobwa benshi kuva bakivuka bavukana umuco ko abasore aribo bazaza kubashaka.
ko bazabasanga mu nzu wabo baje kubareba, ntabwo ari uko bidashoboka ko nawe watera intambwe ugasanga uwo mukundana. Abasore si bo bonyine baba batinyutse kuba bakwegera umukobwa bakamubwira ko bamukunze. Igitsina gore kiva mu rukundo kubera impamvu nyinshi cyane, gutinya ko bagira amahitamo mabi, barangiza rero bagakomeza bagategereza. Hari kandi gutinya ko bumva ko baboshywe n'urukundo. Ibi biba muri cya gihe umuntu yumva ko atakwishyira mu rukundo ngo yumve rwamwigaruriye. Iri rero naryo ni ikosa, kuko amarangamutima wawe cyagutegetse nyine abakigutegetse. Hari no gutinya ko yabura ibyishimo mu gihe yashwana n'uwo bakundana. Bamwe kandi bagenda bibaza uburyo bashobora kuzabana n'umugabo mu gihe cyose. Gutekereza gutya rero nibyo bizatuma ugumirwa burundu. Ushobora kuba wiyumva ukunze, ariko ukaba utinya ko wazatakaza igihe kirekire, nawe kandi wumva utabyumva neza. Mu gihe umusore akubwiye nk'imigambi afite ndetse n'ibyo aguteganyiriza, wowe ugahita utekereza ko ari kukwirariraho cyangwa se kukwiyemeraho, nuko ugahita ubipinga. Uri gushaka ibyo nawe udakora muri wowe nawe ubwawe. Turacyarimo kureba zimwe mu mpamvu zishobora gutera umukobwa kugumirwa cyangwa se kubaho nta mukunzi afite ibihe byose. Iyi iracyari Indatwa TV. Reka noneho turebe ikindi kintu gishobora gutuma umukobwa agumirwa cyangwa se akabaho nta mukunzi afite. Hari ukuba wumva nta bushuti ushaka kugirana n'abantu, ukumva ko rero ugomba kuba wenyine nta mukunzi ukeneye. Ukaba ufite akazi, ukumva ko umusore wese uje kukuvugisha ari uko akubonanye amafaranga utunze cyangwa ibyo utunze. Igihe cyawe cyose ukakimara wibwira ko umusore wese akuvugishije ari uko yaba ashaka ibyo utunze, inzu nziza umaze kugura, amashuri menshi umaze kwiga, amafaranga utunze, akazi ufite, umuryango uturukamo, n'ibindi byinshi cyane. Mu gihe ubitekereza gutya rero ngo utegereje umusore uzaba uri mu kigero nk'icyo uriho cyangwa ukuri hejuru mu bushobozi ufite, komereza utegereze. Nibikunda amahirwe azakuzira umubone. Gusa ukwiye gutekereza ko uri guhakanira ndetse uri kugenda wangira ko batazakugarukira mu buzima bwawe. Ibihe bishobora gutuma wisanga ugejeje mu myaka y'ubukure utarabona umusore mukundana. Niba ufite amafaranga ukaba utabwira umusore ngo mujye gusangira, uratekereza muzahura muti? Ubushuti bwanyu buzubakira kuki? Niba ufite ubushobozi, shaka inshuti mugirana ubushuti bukomeye. Inshuti nizo zizatuma umenyana n'izindi nshuti. Ibi kandi nibyo bizatuma ushobora kubona umukunzi. Amakosa umukobwa ashobora gukora mu buzima bwe agatuma atazigera abona umukunzi ni menshi. Ariko noneho reka turebe n'ikindi kintu. Hari ukuba umukobwa afite imyitwarire idahwitse. Ahangaha nkoresheje indashima niryo zina ryaba riberanye nabyo. Iyo guca abandi intege bikuri mu maraso kandi ugasubiza ibitekerezo bya bagenzi bawe inyuma, ugasanga nibyo bikwiberamo gusa. Ibi kandi rimwe na rimwe ukabikora mu ruhame kuko wumva ko ari kuteye muri wowe. Nubwo ushimishwa no kwigaragaza utihishiriye mu ruhame ndetse no muri bagenzi bawe, ni byiza kutibeshya. Ariko wibuke ko iyo mico yawe hari abasore benshi batazayikunda, kuko baba bifuza gukundana n'umuntu uzabafasha gutera imbere mu bitekerezo, badakeneye uzabasubiza inyuma. Ni byiza cyane gukomeza utekereza ko kubaho mu myitwarire wowe kunezeza, ariko umenye ko n'ubundi atari wowe wireba. Numara igihe cyawe uca abandi mu ijambo, urabona hari umusore uzakunda iyo mico yawe, uzaguma wenyine kugeza igihe uzahindukira. Irindi kosa rero tugiye kurebera hamwe ni ikosa ryo kubaho nta cyizere ugirira igitsina gabo. Ni nka cyagiye ufata umwanya wicaye ugasanga uri gutekereza ngo yarambwiye ngo arankunda, ariko ubanza yishakira ko turyamana gusa. Nta mwanya afite wo kuvugana n'abasore b'abacanzi. Ugasanga nanone uri muribwira ngo nihagira undi musore umbeshya cyangwa akampemukira mu buzima, ukarahira indahiro zitandukanye ngo ndaraha imbere y'Imana sinzongera kujya mu rukundo na rimwe, nta na SMS mbazi by'urukundo nzongera gusubiza, yewe nta n'undi musore nzongera guha nimero ya telefone yanjye. Hari igihe biba rero nk'iyo utandukanye n'umusore wakundaga, ugasanga uri muribwira ngo uyu musore nakundaga narinzi ka nkunda by'ukuri, wenda ukaba waratekerezaga ko atazigera yifuza ko muryamana, rimwe na rimwe ugasanga muranabikoze kuko agahita kwanga. Hari igihe rero nk'uwa mbere mugira gutya mugashwana, ariko ugaha amahirwe undi musore, ugahita uvuga utuye nawe nampemukira nta wundi nzogera gukunda mu buzima bwanjye. Sinitaye ku buzima mu rukundo wagize mbere cyangwa izindi nzira waciyemo zatumye uta icyizere ku basore cyangwa se abagabo. Ese wigeze utekereza ko kwibaza bene ibyo bibazo ari byo biguha kwibera umwamikazi wo kugumirwa? Ntugatekereze ko umusore wese uje kukuvugisha ashaka ko muryamana gusa, cyangwa ko nta cyiza na kimwe yakugezaho. Haracyariho abasore beza benshi, bashobora kuba bake cyangwa se ntibaba bamwegeranye, ariko barahari. Ibi ntibyatuma rero uhitamo kugumirwa burundu. Icyo nakugiraho inama rero, gira umwe mu basore bose uhereza